bitewe n'ibiri gukorwa nta myaka 10 irashira Burkina Faso itari yaba kimwe mu bihugu bikize ku isi. Kubera kapiteni Ibrahim Traoré, urubyiruko rwa Burkina Faso ruri gushyirirwa amahirwe atarigize na rimwe aboneka kuri uyu mugabane wa Afurika. Amwe muri yo ni ikiswe Faso Andibe, urubuga rw'igihugu rw'udushya, urubuga rw'ikoranabuhanga rufasha abahanga n'abashya babyifuza kwandikisha imishinga yabo no kubona inkunga mu gukora igerageza mu buvumbuzi cyangwa se prototyping, gukora no gutunganya ibicuruzwa fabrication, hamwe no kwagura ibikorwa byo ku rwego rw'inganda. Andi mahirwe menshi mu yo tugiye kubona nuko mu rwego rwo kuvugurura ubuhinzi bukaba bugezweho no gukurura urubyiruko, leta yatanze tracteur cyangwa se imashini zihinga zigera kuri 608 mu rwego rwo gushyigikira ubuhinzi mu gihembwe cy'ihinga cya 2025 no 2026, ziza zisanga izindi zirenga 400 zatanzwe mu 2023 hamwe na 2024, hamwe na moteri zo kuhira n'ibindi. Nayahe mahirwe akomeye atarigeze baho mbere kapiteni Ibrahim Traoré ari guha urubyiruko mu gihugu. Ikaze kuri JTM4. Nge ndi Jean Didier Tumukunde, reka nkubwire ko turi kumwe n'ikigo Global Tongues Academy, ahantu hambere mu Rwanda ushobora gukura ubumenyi bw'indimi kandi bwizewe. Mu biri gukorwa twagutegura ibigera kuri 6 by'ingenzi. Reka duhere ku buhinzi no guteza imbere icyaro. Ubuhinzi bukomeje kuba inkingi y'ubukungu bwa Burkina Faso, kubera ko ubushomeri mu rubyiruko rwo mu cyaro butuma habaho kwimuka cyane bajya mu nce z'imijyi, hamwe n'umutekano muke bitewe n'uko benshi binjira mu mitwe y'iterabwoba. Leta yashyizeho gahunda zihamye zigamije guteza imbere urubyiruko mu buhinzi. Ubu muri Burkina Faso hari gahunda yo guteza imbere umusaruro w'ubuhinzi n'ubwihazi mu biribwa IPP3A, Initiative pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Iyi mizi yayo yatangiye gushingwa mu mwaka wa 2023, nimwe muri gahunda z'ingenzi zo guteza imbere umusaruro w'ubuhinzi n'ubwihazi mu biribwa. Iyi gahunda igamije guhindura urubyiruko rukora ubuhinzi bwo gushaka amaramuko gusa, ahubwo bikarenga rukavamo ba rwiyemezamirimo mu buhinzi. Ibikorwa bifatika bitari amagambo gusa byakozwe muri iyi gahunda harimo amahugurwa ajyanye n'ubuhinzi bw'ibinyampeke, imboga n'imbuto, hamwe no korora amatungo. Harimo amasomo ajyanye n'imiyoborere n'ubucuruzi mu buhinzi agribusinesses, gutanga imbuto, ifumbire, ibikoresho byo kuhira n'ibikoresho by'ubuhinzi, gutanga ubutaka bwo guhingaho no gucukura amariba yo kuhira imyaka. Abitabiriye amahugurwa bahabwa amasomo ateguye neza, hanyuma bagahabwa ibikoresho bibafasha guhita batangira kubona umusaruro. Ibi bigabanya ubukene no kwishingikiriza ku bandi, bigatanga imishinga yinjiza amafaranga mu cyaro. Abasore n'inkumi barenga 8,000 bamaze kwitabira gahunda zihuse zo kwigishwa kwihangira imirimo mu buhinzi. Abatangiye amahugurwa bamaze amezi 3 biga byimbitse ku bigendanye n'icyaro mbere yo gusubira iwabo mu cyaro gutangira imishinga yabo. Ubu buryo bushyira imbere gutanga ubumenyi bwihuse no gushyira mu bikorwa by'ako kanya immediate implementation, bigatuma amahugurwa atarangira mu kubona impamyabumenyi gusa, ahubwo gatanga umusaruro ugaragara. Mu bigendanye no gukoresha imashini n'ibikoresho bigezweho cyangwa se mechanization and modern equipment, mu rwego rwo kuvugurura ubuhinzi bukaba bugezweho no gukurura urubyiruko, leta yatanze tracteur cyangwa se imashini zihinga, amapompa akoresha moteri yo kuhira n'ibindi bikoresho bigezweho. Kugabanya inzitizi zo gutangira kongera umusaruro bituma ubuhinzi bushobora kuba ubucuruzi bwunguka ku rubyiruko. Intego rusange no guhindura ubuhinzi bukava ku rwego rwo kwitunga rukaba urwego rw'ubucuruzi bugezweho kandi bwunguka. Reka tuvuge ku bikoresho by'ubuhinzi bigezweho byatanzwe. Hari tracteur cyangwa se imashini zihinga zigera kuri 608 zatanzwe mu rwego rwo gushyigikira ubuhinzi mu gihembwe cy'ihinga cya 2025-2026. Si izo ngizo gusa kuko na mbere yaho hari haramaze gutangwa tracteur zirenga 400 mu byiciro byabanje 2023 na 2024. Ni ukuvuga yuko ubungubu igiteranyo kizwi cy'imashini zihinga zimaze gutangwa kugeza ubu ni tracteur zirenga 1,800. Hari no mu bwoko bw'imashini nto zihinga zizwi nka power tillers cyangwa se roto tillers. Imashini 1,102 nto zo guhinga zikoreshwa cyane mu mirima mitoya zatanzwe mu rwego rw'iyi gahunda ya 2025-2026. Urubyiruko kandi rwahawe imashini za moteri zuhira zigera kuri 485 zikoreshwa mu kuhira imyaka, zatanzwe mu rwego rwo gufasha mu micungire y'amazi no kongera umusaruro w'ibihingwa. Hari na moto zagenewe abajyanama b'ubuhinzi mu cyaro. Moto 1033 zatanzwe ku bakozi bashinzwe ubujyanama mu buhinzi, abakozi bo mu byaro, hamwe n'abahanga mu by'ubuhinzi b'inzobere kugira ngo zibafashe mu kugira mu bice bya kure by'icyaro no gufasha abahinzi ku buryo bworoshye. Izi moto zifite uruhare rukomeye cyane mu gutwara no koroshya akazi, kubera yuko zifasha mu gusura imirimo iri mu duce dutandukanye hirya no hino dutatanye, bigafasha mu gutanga ubujyanama no gukemura ibibazo ku mirima aho biri, hamwe no guhuza no kugenzura ikoreshwa ry'ibikoresho by'ubuhinzi bigezweho byagiye bitangwa. Aho hari mu rwego rw'ubuhinzi, reka tunyarukire ku rundi rwego rwa kabiri rwafashijwe mu rubyiruko.
ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwaba ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi. Ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe niki ngo uhagarike ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe, nkaho utazi muganga gakondo Misamvu uhora akanahoza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze, uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afurika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo Rwanda, Uburundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi. Kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu ni muhamagare munandika ubutumwa bugufi kuri 0793 65 55 41 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 25 67 70 49 59 79. By'akarusho ku bari mu mahanga ya kure dukorana na DHL, ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo, ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa. Ni imirimo ku rubyiruko no guteza imbere ubumenyi. Ubushomeri mu rubyiruko buracyari ikibazo gikomeye cyane muri Burkina Faso, ariko kugira ngo gikemuke mu buryo burambye hakizwe imbaraga mu kwigisha ubumenyi bufatika no kwinjiza urubyiruko mu kazi. Mbere na mbere hari gahunda y'amahugurwa y'imyuga ku rubyiruko 10,000. Ni gahunda y'imbonezamikorere ku rwego rw'igihugu igamije gushyira ibihumbi by'urubyiruko mu kazi ko kwimenyereza umwuga mu nzego zitandukanye zirimo ubucuruzi mu buhinzi cyangwa se agribusinesses, ubwubatsi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuyobozi bwa leta cyangwa se public administration, imyuga n'ubukorikori. Aya mahugurwa atanga ubunararibonye bw'akazi, inyandiko zemeza ko umuntu yakoze cyangwa se references, n'ubumenyi bushobora kumufasha mu kubona akazi, bityo hakavaho icyuho kiri hagati y'amashuri n'isoko ry'umurimo. Hari n'ibigo byo guteza imbere ba rwiyemezamirimo bo mu cyaro bakiri hasi, nk'ikigo cyitwa PADEJ MR magambo y'igifaransa hinnye, arambuye akaba ari programme d'appui au développement de l'entrepreneuriat des jeunes milieux ruraux. Ku bufatanye na Banki Nyafurika itsura amajyambere, hashyizweho ibigo bifasha urubyiruko rwo mu cyaro kubona ubumenyi mu micungire y'imari, kubona ubufasha mu gutegura imishinga, ubujyanama n'ubufasha buhoraho cyangwa se coaching and mentorship, hamwe n'inkunga mu gutangiza imishinga mishya. Ibi bigo byashyizweho kugira ngo bifashe guhindura ibitekerezo by'urubyiruko ku buryo bivamo imishinga ishobora kwihagararaho mu buhinzi, muri serivisi no mu ikoranabuhanga. Ni hamwe mu hateganyijwe kuzajya hava abavumbuzi cyangwa se abafite imishinga y'ingirakamaro. Urundi rwego rwa gatatu Perezida Kapiteni Ibrahim Traoré yafashije mu rubyiruko ni uburezi no kongerera ubushobozi urubyiruko. Ivugurura ry'uburezi rigamije guhuza amasomo n'ibikenewe mu iterambere ry'igihugu ndetse n'isoko ry'umurimo. Hari kaminuza Kwasam Jesuit University of Science yashyizweho. Ishyirwa ry'iyi kaminuza ryongereye imbaraga mu burezi mu byiciro nk'ubwubatsi cyangwa se engineering, umutekano mu ikoranabuhanga cyber security, ubumenyi bwa mudasobwa computer science, guhanga udushya n'ubumenyi bukoreshwa mu bikorwa applied sciences. Ibi ni bigaragaza icyerekezo cyo gushyira imbere amasomo ya STEM cyangwa se siyanse, ikoranabuhanga, ubwubatsi n'imibare, hagamijwe kubaka impuguke z'imbere mu gihugu no kugabanya kwishingikiriza ku banyamahanga. Muri uru rwego hanaguwe amahugurwa tekinike n'imyuga. Ibigo bya tekinike byongera ubushobozi mu kwigisha ikoranabuhanga mu itumanaho ICT, ubuhinzi, ubukanishi, amashanyarazi, hamwe n'ubumenyi bwo mu nganda mu gushyira imbere ubumenyi bufasha kubona akazi kuruta amasomo y'inyigisho gusa. Ibi byose bigamije kubaka abakozi bashoboye kandi biteguye gushyigikira inganda no kuvugurura igihugu. Ikindi kintu cya kane Kapiteni Ibrahim Traoré yafashije urubyiruko ni ukwihangira imirimo no gushinga ibigo by'ubucuruzi. Ntabwo ari ugutanga amahugurwa gusa, ahubwo ubuyobozi bushyira imbaraga mu gutuma urubyiruko ruba ba nyiri ibikorwa mu nzego zitandukanye z'ubukungu. Mbere na mbere hari amakoperative n'ibigo by'urubyiruko. Ingamba za leta zishishikariza ishingwa ry'amakoperative ayoborwa n'urubyiruko mu nzego zirimo nka serivisi zunganira ubucukuzi bwo mu y'agaciro, gukora imyenda n'inganda z'imyambaro, ubwubatsi n'imirimo rusange ya leta. Ubu ni uburyo bushyira imbere ubufatanye mu mirimo no kugira uruhare rusange mu bukungu kuri bose. Hari na gahunda y'ubucuruzi bushingiye ku muryango mugari wa Burkina Faso cyangwa se community. Ni gahunda y'ubucuruzi bushingiye kuri uyu muryango bwiswe APEC, bukaba bukusanya imari bugamije gushyigikira ibigo by'igihugu mu buhinzi, ingufu n'inganda. Urubyiruko rushyirwa ku isonga muri iyi mishinga hagamijwe guteza imbere ubusugire bw'ubukungu n'ubushobozi bwo kongera umusaruro ukorerwa imbere mu gihugu. Urwego rwa gatanu Perezida Ibrahim Traoré yafashije mu rubyiruko ni mu ikoranabuhanga no guteza imbere ubumenyi mu ikoranabuhanga rigezweho, technology and digital empowerment. Kubera yuko isi iri kwerekeza ku bukungu bushingiye ku ikoranabuhanga,
guteza imbere uru rwego byabaye inkingi ikomeye cyane mu kuzamura urubyiruko. Hari icyitwa ASITOK, kikaba amahugurwa mu guhanga udushya mu ikoranabuhanga. Kuri ubu ngubu gahunda ya ASITOK iri gutoza urubyiruko 500 mu kuvugurura ibikorwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, guhanga udushya mu ikoranabuhanga, gutekereza no gutegura imishinga mishya no kurema ubuyobozi mu rwego rw'ikoranabuhanga. Leta yashyizeho gahunda yo kurera urubyiruko mu ikoranabuhanga cyangwa se incubation, ikaba inabashishikariza gutangiza ibigo bishya n'ibisubizo by'ikoranabuhanga. Ikindi kandi kuri ubu ngubu hari ubufatanye bwa Huawei na Burkina Faso mu by'ikoranabuhanga ICT, Huawei Burkina Faso ICT Partnership. Ubufatanye bwa Huawei, kompanyi y'Abashinwa, bugamije guhugura urubyiruko rugera ku 5,000 mu gihe cy'imyaka 5 mu ikoranabuhanga rya 5G, kubika no gucunga amakuru mu bubiko bwa online, cloud computing, hamwe n'ubwenge bukorano cyangwa se artificial intelligence. Ibi ngibi biha urubyiruko amahirwe yo kwinjira mu nzego z'ikoranabuhanga zigezweho no guhatanira amasoko mpuzamahanga. Hari icyo natangiriyeho nkubwira cyiswe Faso Andibe, kikaba ari urubuga rw'igihugu rw'udushya. Faso Andibe ni urubuga rw'ikoranabuhanga rufasha abahanga n'abashya cyangwa se n'abakiri kubyinjiramo kwandikisha imishinga yabo no kubona inkunga mu gukora igerageza ku buvumbuzi prototyping, gukora no gutunganya ibicuruzwa fabrication, hamwe no kwagura ibikorwa byo mu rwego rw'inganda. Uru rwego rufasha guhuza udushya n'umusaruro nyawo ugomba guturuka muri utwo dushya. Ikindi kiri gukorwa muri Burkina Faso no gushyira mu bikorwa urusobe rw'ikoranabuhanga mu gihugu. Hari ibikorwa bya Semaine du Numérique bihuriza hamwe ba rwiyemezamirimo, abafata ibyemezo n'abakiri bashya mu ikoranabuhanga. Ibi biha urubyiruko amahirwe yo kumenyekana, guhura n'abandi bafite ibitekerezo bimeze nk'ibyabo ndetse no kubona abashoramari mu buryo bworoshye. Aha niho urubyiruko rufite ibitekerezo runaka ruhurira n'abaherwe bakarushoramo akayabo, ibikorwa bigatangira bityo. Kwitabira amarushanwa nka Robotics for Good Youth Challenge bigaragaza ko hashyizwe imbaraga mu masomo ya STEAM no mu guhanga ibisubizo bifatika. Icya gatandatu nsorezaho kinakomeye cyane ni uko leta iri kugira uruhare rukomeye cyane mu gushishikariza urubyiruko imiyoborere na panafricanisme. Urubyiruko ruri guhabwa akazi nk'abakinnyi ba politiki mu mpinduka z'igihugu mu karere no muri Afurika muri rusange. Kuri ubu hari inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho cyangwa se Transitional Legislative Assembly. Nyuma ya kudeta ya 2022, abasivile bakiri bato bashyizwe mu nteko ishinga amategeko y'inzibacyuho bahabwa amahirwe yo kumenya no kwitabira imiyoborere n'ifatwa ry'ibyemezo ku rwego rw'igihugu. Ibi byatumye urubyiruko rwaguka rutangira kugira uruhare rwa politiki rutigeze rubaho ku bayobozi babanje. Wakoze cyane Jean de Dieu Tumukunde, iyi ni JTM4, ukande subscribe niba utarigeze ubikora.